Yes, ntabwo rero biriya bintu byapfa gukunda kubera ko politiki ni politiki. Urumva byanze bikunze Tshisekedi arashaka kwereka abanyekongo ko ari perezida wa nyawe wa leta doni wa demokarasi ya Kongo. Leta wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Yes. Hanyuma Kabila nawe arashaka kwereka abanyekongo ko nta kintu Tshisekedi yakoze. Sibyo? Hanyuma bivugwa ko Kabila ashobora kuba avuka mu Rwanda. Nibyo bivugwa n'abari ku ruhande rwa Tshisekedi. Ariko nkanjye nk'ijisho rya rubanda ntabwo ngewe ndi inzobere muri politiki nta nubwo nzi politiki, ariko Roma reka dukoreshe experience. Sibyo? Ngewe ndabona ko ibi bibazo bya Kongo byakagombye kuba wenda byari mu murongo wo kurangira, ariko nibwo bisubiye rudubi bundi bushya bihereye kuri zero kuko urumva imirwano yongeye gusuka. Ariko kandi abahanga bazi kureba kuva Kongo ibayeho cyangwa se cyahoze ari Zaire, Tshisekedi ndabona ari we mu perezida ngewe nakomera amashyi. Kubera iki rero mu gihe abandi bari kumugaya? Voilà, niwe perezida werekanye ibibazo bya Kongo. Buri mugabo yaratatse. Buriya se? Uyu mugabo yaratatse, arataka, bakareba ibitama gusa, arataka, bakareba umutwe uko ungana, baturiya mutwe ushobora kuba wuzuyemo amazi nta kintu kizima kirimo, ariko uyu mugabo ni umuhanga. Tshisekedi ni umuhanga. Gute se kandi? Tshisekedi ubuhanga bwe ndabubereka. Tshisekedi niwe perezida wabayeho wa Kongo werekanye ikibazo cya Kongo mu gihe abandi ba perezida bose bagicaga hejuru. Ntabwo bagicaga hejuru kubera ko ibi bibazo n'ubundi biri mu burasirazuba. Kabila yasimbuye nawe yari yabigaragaje nk'uko n'ubundi Tshisekedi ariko ntabwo uburyo Kabila yabyerekanyemo ntabwo ari bwo Tshisekedi yabyerekanyemo. Gute bose ngira ngo Tshisekedi yerekanye abagambanyi bya nyabyo b'igihugu cya Kongo. Ko ari bande rero? Kabila. Buriya se? Cyane. Kuko ubu tuvugana hari ikintu nakura ku Rwanda. Roma ndi umunyarwanda, ariko iyo batungaga urutoki u Rwanda ntikangagamo, akibaza ibihugu byose kuki bitunga urutoki u Rwanda. Ariko Kabila bigaragaye ko ari we uhedinze M23. None kuki bagikomeza kubizana mu Rwanda kandi M23 aho nushaka ko u Rwanda barukura muri iki kibazo, ahubwo ikibazo nyakubahwa perezida wa Repubulika Kagame yakundaga kuvuga ati reka da mwibitwerera u Rwanda, bivuga ngo Kagame yari afite amakuru y'abanyiri ibibazo. Mwibintwerera nanjye mfite ibyanjye nikore. None birangiye ry'umusaza yavuze rigeze gute? Ritashye. Ikibazo ni Kongo. Kubera iki? Kabila yakomeza guceceka akaba muri silence, ntagaragare, ntanavuge, umuntu wese yatekereza ko u Rwanda rubigiramo iki uruhare. None Kabila aravumbutse, sibyo? Ndakumva. Ari iruhande rwa M23. Kabila ntabwo yigeze atangaza ko ari iruhande rwa M23. Niwe ari. None Goma yaragiye kuhareba ababyara be. Nabonye amakuru y'uko atigeze hagera n'ishyaka rye se barigita CNDP ni sindi kuryibuka neza. Naryo ryatangaje ko Kabila atigeze agera i Goma. Reka da bagombaga kubikavaringa kugira ngo amahanga atamufatira ibihano. Ariko Roma bimaze kumenyekana. None se Kabila ari ku ruhe ruhande? Kabila ntabwo aratangaza uruhande ariho, ariko icyo atangaza ni uko agomba gukemura ibibazo bya Repubulika ya Demokarasi. Arabikemura akoresheje iki? Arabikemura kinyeshyamba, arabikemura nk'umuperezida wa leta yarinze, arabikemura nk'umukongomani. Ntabwo bishoboka. Icya mbere Kongo ifite perezida. Hanyuma Kabila afite ishyaka rye person ritari ku butegetsi. Ibibazo bya Kongo arabikemura gute?
reka gukemura ibibazo by'igihugu n'umuturage bigiramo uruhare nyine nanjye ndakubaza nk'umunyamakuru wowe urabona ko Kabila ari bukemure ikibazo cya Kongo ngira ngo wenda nukumvikana na Tshisekedi ntabwo bishoboka ubundi dore amakosa Tshisekedi yakoze ni ugufata guverinoma yose ya Kabila akayisesa akabirukana nk'ingegera sibyo niryo kosa yakoze niryo kosa rya mbere yakoze icya mbere buriya bahoze ku butegetsi bari bazi strategie nationale y'intambara ya Kongo n'inguni zose za kira gihugu bari bazizi sibyo Tshisekedi rafashe ubutegetsi wamugiriye inama ni wamushutse suppose ko wari wamubwiye ati kugira ngo uzayobore wisanzuye nukuri bwirukane abahoze muri leta ya mbere usimbuye usigarane leta yawe uzavuga ryijyane uzavuga ryumvikane sibyo ni nawe amaboko azaba asigaye azaba ari ayawe ntawe uzakurwanya ngo gushobore kubera ko bo washizeho guverinoma mashyashya n'abawe sibyo urumva rero bariya batipe nabo bagombaga kumurwara inzika kuko yari abirukanye ari kuzira kuba yarirukanye abamambure bakabira bari none se sibyo ahubwo uriya mutwe wa Tshisekedi awucunge umutwe wawucunge kuko iranye ishyamba yamumena oya ntabwo wamugeraho Tshisekedi arari kubikemura rero kugira ngo ukemure ikibazo cya Kongo Kabila agomba gupfa cyangwa Tshisekedi agapfa umwe muri ubwo impamvu mbivuze ndiko kubaza gutya urabona nuza Kabila ubwo yarayoboye nawe yahanganye na M23 yes aranayirasa arayitsinda bamwe bahungira muri Uganda byo turabizi ni 2013 uko bagengera ngo urabizi ndabizi none Kabila yaba ari kurwanya Tshisekedi aciye mu bo yarwanyije birashoboka politike se kandi nabo ari abanzi be no washobora kuza akababwira ati bo akarengane kanyu ubu noneho tumaze kukumva sibyo muri abanyekongo nubwo tudahuje iki ururimi nanjye murambona ko bankamiye mu kitoze bangeretse ko ndi mwene wanyu reka noneho nereke Tshisekedi ko ndi mwene wanyu sibyo si ukubareshya ni ukubareshya ikintu no gishobora ikikwereka ko ibintu bya Kongo nta herezo bifite M23 ifite ubuyobozi bwayo sibwo ifite ubuyobozi bwayo ahantu yafashe hanyuma Kabila we azanye nande agiye gukorana nande dusuppose ko noneho byamaze kuba ibihugu bitatu gute Tshisekedi Kabila M23 yes ubwo ni abantu batatu se buriye niko gahunda zimeze byanze bikunze biragoye ko M23 yakiyumvamo Kabila kubera ko yigeze abarasa ariko Kabila nanga bafite n'ubundi zishobora kumurwana icecekere byihorera kiriza umwana nyina bakize ibyo bireke hanyuma Kabila biroroshye kuba yakwangaja umutwe w'ingabo niyo yavuga ati abahoze mwese munyumva guverinoma yanjye ya leta yarinze mwese munyita sibyo mukore ku bana banyu n'abuzukuruza n'abiki byose mu rundi hari hanze nkwereke urumva Tshisekedi nawe ati barakubeshye urumva si ibi bintu byoroshye wowe ahubwo birushijeho gukomera nibwo byabaye bibi twari twiteze ko hashobora kuboneka igisubizo mu nama yaberaga muri Qatar ariko byaje kurangira kumvikana byanze pe impamvu kumvikana byanze mu byari byabaye mu myanzuro yari yafatiweyo ya mbere ko ariko M23 irekura umujyi wa Walikale noneho nayo bamwe mu barwanashyaka nyine ba M23 leta ya Kinshasa yari yafashe igakora iki ikabarekura M23 yasubiye inyuma ariko Tshisekedi abo yari yemeye ko azarekura niyabarekura nibyo bumvikanagaho byose biranga kubarekura abandi yagombaga kurekura ni abamambure ba M23 yafashe yafunze za Kinshasa ni ukuvuga ko rero tayari M23 ubu ngubu muri rumeze nabi bari kurwana no kongera gufata Walikale ngo amakuru ibi bintu babyibagirwe niba nabirota bacire ibiherera urari ibintu abantu bajya bitiranya Tshisekedi biragaragara ko yasuzuguwe ndabivuga mu rurimi rw'ikinyarwanda yasuzuguwe n'abandi yasuzuguwe n'abanyamahanga
cyangwa se n'abanyekongo. Impamvu bamurebeye muri sitarateji y'intambara ko nta by'intambara azi, ariko nta perezida utagira abajyanama. Buri muntu wese wageze ku butegetsi agira inshuti n'amaboko. Noneho igihugu nka kiriya gifite n'ubukungu. Ubu rero ni ukuvuga iki? Dore ahantu rero ibintu bya Kabila na Tshisekedi na M23 bigiye kubera isosi. Byanze bikunze M23 iraza gushaka amaboko ayifasha agira ati twebwe aho twafashe muze mucukure, sibyo? Tshisekedi ati barababeshye, hariya bafashe mu bakubite mucukure. Wumvise? Kabila nawe ati rero iyi Rumangabo nanjye muze mbereke ibyo mukora. Urumva bose bari kubetinga umutungo w'igihugu, nta n'umwe uri gukora mu mufuka we ngo arwane. Ikidashoboka ni iki ngiki rero, birasaba ko umwe amena undi umutwe. Biraza gushoboka se hagati ya Kabila na Tshisekedi, umwe agomba kuhasiga agahanga byanze bikunda. Uri butsindwe intambara urabona ari indereye. Nta urumva perezida rega ni perezida. Ese ubu wowe wananirwa kujya ku ruhande rwa perezida ukajya kuri kote y'inyesha? Abari kuvuga ko Kongo ishobora gucikamo kabiri. Ntabwo bishoboke rega. Biriya ubundi iriya systeme bakagombye ko barabisoje kera, ariko uyu mwanya ntabwo bishoboka. Impamvu bidashobora gushoboka rero, sibyo? Ari nka hano iwacu nabyumva, ari nko Burundi nabyumva, ari nka Uganda nabyumva. Kubera iki aho ngaho byumva hari utabyumva? Nuko umutungo Kongo ifite se hari ikindi gihugu muri Afurika kiwigira? Kujya mutungo se byatuma hadacikamo? Ibyo bintu byibagirwa, ibyo bintu bireke. Hariya hagomba kubisibanira amahanga yose akajya kurwanirayo, kuko umuntu wese akeneye izina rye ngo ridateshwa agaciro. Haguzi ko mukina mbibona urugamba. None se ko Tshisekedi ingabo ze bigaragara ko zidashoboye kurwana, ibyo saha aho bihuriye? Kuko urumva hanyuma aho yahereye arwana ari umusivili, yaza kuba ari umusirikare abageze, ariko n'ubundi nubwo arwana nuko mwirukankana. None se ubwo umuntu uturutse hejuru mu birunga akagufatana za Goma akagufatana za Bukavu ukaba agiye kugera za Warikare, kandi nagera Warikare arakuramo Uvira ku Murundi urinze Uvira nawe ngira ngo amakuru yejo bundi ingabo z'u Burundi ziri gupira ara barayumvisha. Ntabwo nayumvise kubera ko ibyo ni no bwa mbere ngo zikiganiro nk'iki ngiki cy'ibyo ngibyo. Kuvuga ngo abarundi bagiye gutabara muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ejo bundi bagize gucya bahura bacakirana n'umutwe wa Twirwaneho. Ebana ngo suko barasa wiva inyuma ye. Oya ntabwo Burundi bwohereje ingabo muri Kongo. Bwohereje special force none. Oromusasi bwohereje inkeragutabara. Inkerambo zari zimwe za mbere ziri. Reka bohereje daso cyangwa icyo twitaga ruko defense kera. Ubu se ugira ngo bura neva no umurezi ku buryo afata ingabo ikavarinze igihugu akayohereza mu nyeshya. Ariko nukuvuga ngo ukuntu byagenze urabona ko Uvira M23 iramutse iyifashe yabiteje menace ku kibuga cya Bujumbura. Akaba ari nayo mpamvu rero neva agomba kurinda Uvira cyane kuruta no kwarinda Bujumbura, kubera yuko ufashe Uvira byaba ari kibazo kuri Bujumbura. Ntabwo bishoboke rega. Ni nayo mpamvu wumva ko Uvira kwifata byagize bite, byabanje kuzanamo akagufwa. Ariko biravuga ko nyine izo ngabo zirinze ibyo bice bigiye bitandukanye bizengurutse Burundi, ari byo izo ngabo z'u Burundi ziri guhuriramo n'akaga. Babwire muzi ikintu kigiye kubaho se. Buri ahubwo ntabwo munsi buri ikintu giteye inkeke. Kongo ntago ari ikibazo ni Burundi. Buriya se Kongo ubwayo si ikibazo ni Burundi. Burundi sobora ikibazo muri Kongo gute kandi bwaragiye butabara. Burundi bushobora kuba inzira y'umwanzi. Urumva neza? N'ubundi abaye mu 23 yita umwanzi bari guca Burundi n'ibikoresho biri guca Burundi. Umwanzi wa Kongo wa M23 ni Burundi. Kuruta uko yabana ko kuko Kongo yarayishe. Burangiye bashaka kurangiza iriya ntambara, nareka Kongo nkarwana n'u Burundi. Kurwana n'u Burundi none no kwiteza ibindi bibazo byane. Niba ari intambara nyine bangaje iri public pan ibyo muri silence biryo duselfie buri wese afata iki master runaka kintu cy'ikibumba ngo nafasha aha. Oya, niba ari ukwerura intambara
njye buriya ndi M23 aho kugira ngo mpangane na FARDC nashakisha ahantu hose hari umurundi muri Kongo kandi nabo n'ubundi ariyo gahunda bafite ubundi biravuga ko hari muri Kongo abantu basa naho bagura M23 ari ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR rega ntibakajya babeshya ntabwo ijya kurasa hari FDLR buriya se M23 irabizi neza ko itajya kurasa ahantu hari FDLR kubera iki ariko siko fata umwana umaze imyaka 31 mwishyamba ari inyeshyamba abantu naho ubwo icyo kintu nacyumvise se ndi kucyumva ntabwo byakunda ahubwo dore urumva neza FDLR special force ya FDLR uretse na special force n'abarugara abakomba nkweto ba FDLR baramutse bahuye n'abarundi bakishira hamwe connected ahubwo ahanira nambara agoranye bari na kumwe uretse gato ntabwo byahura M23 ashize mu rukuta rutuma FDLR idahura n'abarundi kuko bahuye umuriro wakwa kandi harumvikanye imikoranire yari iri hagati y'abarundi na FDLR ni negotiation ni imivugano ni ibiganiro bafite n'ubufasha bwaturukaga muri bamwe bujya mu bandi ari na FDLR zimwe zatorezwaga i Burundi iyo ni diplomasi rero urumva tandukanya nimvuga FDLR apana imwe yo kwizina original yagurutse hano Kigali maze gukora genocide ikagenda ikitsimba ikajya kwihisha iyo yitandukanye n'abagiye biyumva kujya muri FDLR urumva no kuvuga ngo bararwana ngo kuko no mu barinda Tshisekedi harimo abo yahizemo none se wowe uri Tshisekedi urumva arinda wakurinda ugomba gufata batinye gutahuka iwabo batanabitekereza batanabirota no mu nzozi ariko yurindwa n'abanyabyaha naho Burundi buri ibyo si bizwi ibyo ni ibizwi birazwi ariko se mu byago no mu mako gukorana n'abanyabyaha bafite gahunda yo kujya guhungabanya umutekano w'ahandi we nabwo baba wumva byamutera guhungabanya uwo mutekano urabizi ko FDLR yagiye itera ibisasu hano mu Rwanda hari n'amagambo Tshisekedi ubwo yivugiye avuga ko azatera u Rwanda si wagiye yumva yavuze ikize yaranarasaga rimwe na rimwe za Musanze bajyaga batera ibisasu na za Rubavu urabizi byabaye birizo ukuntu babyita gukanda gushima gaheri utazamena urabireka ntugakanda gaheri utazamena niba utazakamera agakora iki urakihorera akazimena wese arabona byamuhira byaramunaniye nyine n'ibyo yavugaga n'ubundi urabona ko n'ubundi so rero niyo mpamvu buriya ushaka gufata ngo ibya Kongo bizarangira gute kireka M23 ifashe icyemezo cya nyacyo urumva cyo kureka Kongo ko n'ubundi rayifite urumva bagakomeza udutero shuma two kugira ngo bagire ngo barahari ubundi bakataka icyo bita ikirindiro cy'umurundi akaba ari cyo bahangana nacyo Kongo ingabo za Kongo wafata n'inkoni ntabwo ari ngombwa imbunda ahubwo Burundi ugafata urusasu iza Kongo zo ugafata abanyerondo ukababwira uti ntizirenge hano muzihinde mufate inkoni mu bakubite ariko izo Abarundi ukazicanaho urusasu byibura ushobora kubona umurongo wo kugera ku ntsinzi yawe noneho rero ahantu byapfiriye maginga ya ni ukugira ngo M23 ize kwizera Kabila ntabwo nayo iramwizera ntabwo bishoboka ntibinashoboka kuko tageti iba imuzanye ni ugusubira ku butegetsi yongeye kurwana sibyo hanyuma we nagera ku butegetsi azibuka M23 ko nta bibazo batagiranye ahubwo Kabila nariba nawe umutwe barawumena abawumena ni bande se kandi M23 niramwirasira kandi bari kuvuga ko serious do tureke ibya politike tureke n'ibyo kuryoshya inkuru M23 ifite uburenganzira 100% zo kunyura inyuma Kabila bakamumena umutwe njyewe niyo naba ari nje waba umurinzi
ndi muri M23 ibiba yanyirukankishije imikeri kamfata ibicupa bikansaturira ibirenge waba umubonye hafi ariko nabonye n'abantu bari gutebya ari bati kuba wari uri perezida ugasoza ugiye kuba inyeshyamba none ukaza kwiyunga kuba wirukankanye gusaba wowe wimye bayisoza ikiganiro. Okay, reka dushimire abakunzi b'Ituze Media Rwa, ibiganiro byacu nakagaruka turi kumwe turabakunda cyane. Sawa.